vuga haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen pasiteri. Haleluya. Ifate neza none nk'umuntu ugiye gusengerwa. Nifate neza. Ifate nk'umuntu ugiye guca. Nese ugiye nta muntu wifata neza uko nguko umera neza nk'umuntu urumva ugiye mu rusengero rw'Imana. Fate mu ndasurane basi. Oya uku wenda nk'umuntu w'umusaza. Jabonira nizo umuntu guca ngo mufashe neza ne gushase. Ako uriya musaza ko yananiye kandi ijambo ry'Imana ni ryiza. Umuntu yagiye mu mwuka neza ebana ase abaho neza tuje nta mizagarara afite nta zagara afite akumva koko muri we kuyihaye ibintu by'Imana. Umuntu yihaye Imana n'abantu bose bamureba kameze neza kuri ya musaza cyangwa ari umusaza akumva koko gatuje mu mubiri we gatuje mu muri we ariko Mana ibi bintu koko uyu musaza ubu ngo azakizwa koko ubu nisanga hebasha yababa ndikumva inkoko zo kwa ntoze ziri kubi nzijya mpora nk'inzoga nsinda mugore naramwirukanye abana bose barahonze binibi ubundi si binibi kinsigaye kandi ari umupasiteri twawe n'umugoroba aransengera ndamuterera ndanamuruka namutuka akugende kumva nshaka ko yansengera semana barazi harakaririmbo basengaga nkibatizwa nkavuga ngo kubana na Yesu use koko pasiteri araza reka rero umwanzuro mfashe ingize Imana hunjya nkamubona nyuze hano ku murembe wanyu yansengera ariko inzoga ibingibi bibintu nongera ngo namazi nkazanga kumbisa amazi yewe wapi nokuri wapi inzoga nzishaka nabyo nshaka ahubwo yanze kuba nafashe nimero ze za telefone uyu mugabo mba namuhamagaye akansengera nyamara yawabona nyambitse inuzi kamba y'ubugingo ubu bintu n'ibiki ndimo ba ndemagara umwana nkasanga nawe nahamagara ihene nkasanga umugore yarajyanye nahamagara umugore nkasanga yaragiye yarahukanye ngo ndi umusinzi bamwandika gute ngiye gukizwa Mana yanjye cyo nkusabo umbabariye ugampuza na wa musaza kabisa nkasanga wenda yagiye mu mwuka wera namusengera naho ntabwo yancika Mana ubijyemwo n'ukuri kw'Imana mbigusabye mbishaka kuri ya musaza yarukora nkaza nkamusengera kuko ubu ngubu ndumva ku bwanjye twarahuye ntaha mfite kimwaro byinshi kuba ntamusengeye kabisa ubu ngubu namukura he nta na nomero za telefone ntaki ariko ntari umusinzi dushobora guhura nyine nk'umusinzi ntabwo yareka akaba umunzi nzajya nkiyicarira ku muhanda rero yewe bintu birandambiwe njya numva babibwiriza mu nsengero ngo umuriro uzaka naraye numvise indirimbo ngo umuriro wasengera ngo nyakiyeho ariko iramiriro n'iby'indirimbo ntabyo nzi icyama ngo muhure no wa musaza akubunda tahawe acumbise pastor abakwandera kamwereke twahuriye mu gasharu duhura ataha nanyine ndimo nta bikaje njya muri yanzira nziko byanga byakunda duhura nziko kandi iyo Mana yarandirimbiye turaririmba ngiyo Mana dusenga ngirakomeye ndikashaka nese mbaza umugore mbaza umwana se wanzogawe uba ngumvise wanzogawe nakumushaka genda wapi kandi igendere nje kureba bansengera genda mbibyaha reka cyakuti ndamubona se ubundi ndamubona se pasitori ndamubona se Mana we ibyaha biri kunyokera nk'ubuki bw'inzuki ubyaha biri kunyokera nk'ubuki Yesu we Mana yanjye cyama wa musinzi nkongera nkamubona kabisa
nkamusengera rimwe ry'uyu munsi ya none musi ko karongera kuncika pepe shamana nukuzaba bwa nyagasani yebaba Yesu we pasito yewe baba wa musinzi we Yesu we umese musinzi umurabageze kuri pasiteri ndaje musengere barambika hangu ibiganza ubu ngubu uraje ariko mana Imana ikora ibyayo kabisa ntabwo nari nzi ko wananiye reka nkubwire wa musinzi ubu ngubu ntabwo ukiri umusinzi bya bintu byose bajya baguhamagaraho kuba bageze kuri pasiteri ubu ngubu ndaje musengere byo biyoga byose unywa bya bintu byo kudiha byo gutamba by'ubuyuki bya bintu ujya ubyina no bya nobiyomba sinzi ibintu mubyina ni byawo bebe umva ndaje gusengera Imana ikumaye Imana ikora ibyayo ndashaka kunsengera none ubu ngubu tugiye kugusengera mu izina rya Yesu vuga haleluya amen haleluya amen haleluya pasiteri haleluya bayifate neza noneho nk'umuntu ugiye gusengerwa nifate neza ifate nk'umuntu ugiye guca nese ugiye nta muntu wifata neza uko nguko umera neza nk'umuntu urumva ugiye mu rusengero rw'Imana fate mu ndasura neza oya uku wenda nk'umuntu w'umusaza jabonira nizo umuntu guca ngo mufashe neza ne gushase oya ntabwo ari uko ntabwo ugiye kuniga umuntu musengere neza natuje ya Yesu natuje ntaruko mumfite natuje pasiteri watuje noneho reka musengere murambikeho ibiganza musengere mu izina rya Yesu Kristo Mana yanjye nini cyubahiro banjije kugushimira kuri uyu munsi wa none ngiye gusengera umuntu ahangaha mu izina rya Yesu Mana urakoze kuri uyu munsi w'isaha kuba umpuje n'umuntu nahuye kuva kera akanka kuza gusenga akaba yemewe konza kaza nkamusengera kuri uyu munsi wa none Mana yanjye nkusabye yuko uyu muntu uri hano ndambitseho ibi biganza mu izina rya Yesu Mana umugirire imbabazi ibitutsi byose ibyaha byose yakoraga mbigusabishije mu izina rya Yesu Mana kuri uyu munsi wa none izi saha mpagaze hano imbere ye nka pasiteri nk'umuntu yemeye kwihana ibyaha kandi nawe yaje nk'umuntu yemewe kwihana ibyaha kuri uyu munsi wa none ubimubabarire ndabigusabishije mu izina rya Yesu Kristo kandi ndabizi kuri umuntu w'umugabo ufite imbaraga umwuka wera wose ubumuhereze mu izina rya Yesu Kristo amen amen uyu munsi turarira ku maparato y'Imana uyu munsi turarira ku maparato noneho yombokishijwe mu izina rya Yesu umutima wanjye rwose mu izina ure inama meze niyo ngiye gucyura umugore n'abana nkani ihene n'intama byose mbigarure mu rugo byari bya iyi ngofero nzi nyambara ibigankubwire ngewe ibintu by'ibyaha bijugunye ngiye kuzana umugore n'abana ngaho taha